reka ngushimire wo kurikira Amafiyeri Entertainment. Amafiyeri Limited. Niho honyine ushobora gusanga serivisi z'ikoranabuhanga, harimo serivisi z'irembo. Abakeneye gufungura business tubafasha gufungura business zabo, tukabafasha no kubona ibyangombwa bya RDB. Abakeneye provisoire namwe ntimuhejwe kuko tubafasha kwiga amategeko y'umuhanda kuri mudasobwa, ndetse tukabagira inama tukabafasha no kubona provisoire. Serivisi zose z'ikoranabuhanga wazisanga kwa Amafiyeri. Abakeneye kwiga amategeko y'umuhanda, gukora amasabune, y'ubwoko bwose turabafasha kandi ku giciro cyiza cyane. Kwa Amafiyeri Limited dukorera imbere y'isoko rya Kamembe ahazwi nko kwa Gapfumu, munsi ya restaurant Blessing. Aho niho wadusanga kwa Amafiyeri Limited. Telefone watubonaho ni 07 83 karindwi 6 8 kanshimire we wageze kuri iyi channel, kubera ko iyi niyo channel izajya inyuzwaho ubushakashatsi butandukanye mba nabateguriye, amakuru y'imyidagaduro, amakuru y'ibyamamare ndetse n'ibindi byiza byose mba nabateguriye. We wageze kuri iyi channel, reka nkubwire ngo uri umunyamahirwe kuko iyi niyo channel uzajya ukurikiraho ibintu bitandukanye, ibyagufasha gutera imbere, ibyagufasha kubaka ubuzima, ibyagufasha kubaka umubiri wawe ndetse n'ibindi by'iterambere n'ibindi byose byiza bitandukanye. Uyu munsi nabateguriye ubushakashatsi buvuga ku gusinzira neza. Reka nshimire wowe wafashe umwanya ugakurikira Amafiyeri Entertainment, kubera ko ni channel uzajya ukurikiraho ibiganiro bitandukanye byagufasha gutera imbere mu buzima bwawe bwa buri munsi, ndetse ugateza n'umubiri wawe imbere. Ni channel uzajya wigeraho byinshi bitandukanye ndetse ukamenyeraho byinshi bitandukanye mba naguteguriye. Uyu munsi nabateguriye ubushakashatsi buvuga ku gusinzira neza ndetse n'igihe umuntu amara aryamye. Umuntu amara imyaka igera kuri 26 y'ubuzima bwe asinziriye. Ese abahanga babivuga iki? Kuryama ni kimwe mu bikorwa by'ibanze umuntu akenera mu buzima bwe bwa buri munsi, kandi abahanga bagaragaza ko igihe umuntu amara asinziriye gifite uruhare runini ku buzima bwe bwose, haba ku mubiri ndetse no mu mitekerereze. Kuba umuntu amara imyaka igera kuri 26 mu buzima bwe bwose asinziriye bigaragaza akamaro gakomeye k'umwanya w'ibitotsi mu mibereho y'umuntu. Abahanga mu by'ubuzima bw'abantu basobanura neza impamvu iki gikorwa gifatwa nk'icy'ingenzi kandi kidashobora gusimbura. Wowe mukunzi ukurikiye Amafiyeri Entertainment, kuki umuntu akenera gusinzira igihe kingana gutya? Abahanga bavuga ko gusinzira ari uburyo umubiri n'ubwonko bifata igihe cyo kuruhuka no kwisana. Mu gihe umuntu ari maso, umubiri ukoreshwa cyane mu mirimo itandukanye, yaba ari imirimo y'umubiri cyangwa y'imitekerereze. Mu ijoro igihe cyo gusinzira nibwo umubiri uhabwa umwanya wo kuvugurura ingufu, gusana ingingo zangiritse no gusukura ubwonko. Ibi byose ni ingenzi kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza. Mbese icyo nicyo gisubizo cyo kuba umuntu asinzira igihe kingana kuriya. Iriya myaka nababwiye hejuru igera kuri 26. Hari ibyiciro byitwa non-REM sleep na REM sleep, aho buri cyiciro gifite uruhare rukomeye mu buzima bwa muntu. Abahanga bagaragaza ko non-REM sleep niho umubiri uruhuka, ingingo ziwugize zikavugururwa ndetse hagakorwa n'akazi ko gukomeza umubiri wose. REM sleep rapid eye movement. Iki nicyo gihe ubwonko bukora mu gutunganya amakuru umuntu yakiriye ku manywa, bikaba n'igihe cy'ingenzi cyo kugira inzozi. Kubura ibi byiciro uko bikwiye bishobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima bwa muntu, harimo kugira umunaniro uhoraho, kwibagirwa cyangwa kugira ibibazo byo mu mitekerereze. Bimwe mu bibazo bishobora guterwa no kubura ibitotsi birimo ibibazo by'ubuzima bw'umubiri. Kubura ibitotsi bikwiye bishobora gutera indwara z'umutima, umuvuduko w'amaraso cyangwa diabete. Umubiri ukenera gusinzira kugira ngo usukure ibice bitandukanye nk'ubwonko no mu mitsi. Ibibazo by'imitekerereze.
kudasinzira bihagije bigira uruhare mu gutera stress, agahinda gakabije, depression ndetse no gucika intege mu mitekerereze. Imikorere mibi mu buzima bwa buri munsi. Umuntu udasinzira bihagije aba afite intege nke zo gukora neza imirimo ye. Ibi bishobora kwangiza ubuzima bwe bw'umwuga ndetse n'ubuzima bw'imibanire n'abandi. Kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza agomba kwita ku gihe cy'ibitotsi bye by'umwihariko. Abakuze basabwa gusinzira amasaha hagati y'7 ndetse n'9 buri munsi. Urubyiruko rukenera gusinzira hagati y'amasaha 8 ndetse n'amasaha 10 yo gusinzira buri munsi. Abana bakenera amasaha menshi yo gusinzira kuko umubiri wabo uba ugikura, ari hagati y'amasaha 10 ndetse na 18 buri munsi bitewe n'ikigero cyabo. Gusinzira neza bitangirira ku mirire. Kugira ngo umuntu asinzire neza, abahanga batanga inama zirimo kugira amasaha yagenwe yo kuryama no kubahiriza gahunda yo gusinzira, gukoresha ibitanda byiza n'ibikoresho byo gusinzira biruhura umubiri, guhagarika gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga nka telefone na mudasobwa isaha imwe mbere yo kuryama, kwirinda ibiribwa bikangura ubwonko cyangwa ibinyobwa birimo kafeyine mu masaha akuze yo ku mugoroba. Umwanya umuntu amara asinziriye si igihe gipfa ubusa, ahubwo ni igikorwa gifite agaciro kadasimburwa mu buzima bwe. Kuba umuntu amara amasaha ndetse n'imyaka igera kuri 26 muri 79 cyangwa 80 asinziriye ni ikimenyetso cy'uko gusinzira ari kimwe mu bikorwa bifasha umuntu kugira ubuzima buzira umuze. Ndabashimiye cyane mwe mwakurikiye iki kiganiro kigaragaza igihe umuntu amara asinziriye mu buzima bwe bwa buri munsi. Ndabasaba gukanda subscribe, mugakora like ndetse na share kuri iyi channel Mafieri Entertainment kugira ngo mujye mubasha gukurikira ibindi biganiro bikurikira. Wowe ufata umwanya ugasharinga ibi biganiro mba nabateguriye, reka ngushimire kuko uri uw'agaciro. Mwakoze gukurikira iki kiganiro gitambuka kuri Mafieri Entertainment. Reka mbabwire ngo mwari kumwe na Mafieri nk'ibisanzwe, bifuriza ishya n'ihirwe, imigisha, ubutunzi ndetse n'ibindi byiza byose Imana itanga. Dusubire mu bindi biganiro by'ubutaha.